Nitwa Mutesi. Ndi umukobwa w'imyaka 20. Mu rugo ni Gasabo. Mfite abavandimwe 2. Mfite musaza wanjye ndetse na mukuru wanjye. Nakuze nazi mama. Gusa nakuze mbana na muka data. Yamfataga neza. Gusa nk'uko mubizi, abeza ku isi nibaramba. Yaje kwitaba Imana. Nyuma yaho data yanzaniye undi muka data. Ari we tubana ubu. Yambereye inzozi mbi mu buzima natekerezaga. Iwacu nakuze ndi umutoni. Gusa ubu byarahindutse. Amaherezo y'ubuzima bwanjye nanjye ubwanjye nayo nzi. Nari gukumbuye Dadi. Ni byiza. Dadi. Asa Dadi ko wabyibushye. Oya, mbabare turi mu kino gikonje pe hanashyushye. Umwana wanjye yarabyibushye no kwima. Usiko naho utagiye ingana gutya. Narabyibushye Mana mama. mu rukote. Niko biti. Ni byiza. Wow. Byashimishije kubona warabyibushye. Nanjye ndishimye papa. Wabitwereka ku mafoto. Ruko nabitwereka ku mafoto twambwa ngo nango ni kamera ngo zihindura umuntu. Ibintu washyizeho. Ibi nibyo bitezweho. Shiri ibi nibyo ukuri. Uziko nanjye yomba ndi muri no myaka. Yomba ndi muri no myaka kubishyiraho. Narahindutse. Nawe wari kubishyiraho Ndi muri myaka nk'iyi. nawe ujye umenya yuko shaje. Uramenye. Ego. Bita hano. Yi. Nibyo bigezweho ku Nibyo bigezweho. buri wese akaruvuga ati uriya muntu arita. Buri wese ninde wabona ku kibuno cyawe ko washyizeho ibyo bintu. Umwana wareka ahubwo twigendere. Oya reka agende atangira ambwira. Aha, kureba cyane kubwira to. Oya cyane Nibyo bigezweho. Yewe ntabwo ninde wabigushyizeho. Uwo muntu ninde wagushyizeho ikintu umeze aho ngaho. Twigendera tumwana wacu. Kera. Biteze. Harangerera wa kigoryi we. Urumva nta muntu uri komanga. Kuri yanyise. Amakuru ni meza mama. Namwe mwari muri aho. Yego natwe turaho. Ariko ntago nabamenye. Ngewe ndi inshuti ya Mutesi. Nitwa Christian. Narinje kumureba twari dufitanye gahunda. Ababazaga nimba ari mahubwo mbe musuhuza. Uri inshuti ya Mutesi? Yego. Uriya mukobwa n'ukuntu n'indwara arwara. Ni inshuti yawe? Yigeze guhishurira amabanga ye? Oya nta cy'uburwayi ntabyo nzi ariko ni inshuti yanjye urebye. Ndakubonye aha ngaha rwose ndakubaha uraza ngohereza icyicaro ndakubwira ni ngaho icara. Nzi yuko uri umuntu utekereza, nzi nkubona ubukaka mbona uri umusore mwiza, nzi kuri gutekereza. Kumbi nawe uri bure. Ese mama Mutesi hari ikibazo afite? Ari umukobwa nabonye nkamushima, ubona ari umukobwa mwiza. Mutesi waramuhonye uramushima? Nawe uje kumurebera aha ngaha? Yarambwiye ngo nzaze kumusura mu rugo nta kibazo. Uzaze kumusura. Aha ngaha ni muri roge. Oya. Urabura kwirukanka ku bakobwa beza bakugirira akamaro. Uri udakora, uri utagira gute yakumarira iki? Uriya mukozi wo mu rugo hano yakumarira iki? Hano yakubwiye ko ari iwawe. Ko ari umukozi wacu. Amakuru ni meza Dadi. Yaranze kugera intanga uzajya umuha nk'izi utabasha kubona hariya none ndakomeza amawayini. Nsigaye nzitinya rwose. Natangiye kuzana indabo. Nsigaye nzitinya. 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 Nsigaye
kandi biyazisanisha inda cyane ntabwo mba nshaka gukomeza gusoma ahandi umeze ute kandi meze neza dada uzi kumenyera nta kibazo gihari ahubwo byanongeye ukuntu nsoma nari nzi ko uva ku kazi ugahita mu rugo yewe napanze ikintu mba nakivanze seri ushaka ngo tuganire ibintu biri siriyasi yewe nawe sibyo urabona ko abana babiri bari hariya nanjye n'umudamu kuri aka kanya Mutesi umufata nk'iki Mutesi umuhungu wanjye kuba yambwiye ariko nahise mama ntabwo uri mama Mutesi njyewe reka njye ntabwo ndiwe hano ni umukozi wanjye ntabwo ngira nzi ko atuye hano nyine ari umwana wanyu ari umwana wacu noneho hanyuma nawe bikaguha uburenganzira bw'uko wahita uza kuvuga ngo uje kumusura hano se ni muri roge oya mama ntimunyumve nabi njye nk'uko nabibabwiye njye naje kumusura ariko aba abahungu b'ubu ngubu wari uzi yuko wajyaga gusura umukobwa ari uko wamaze no gufata irembo none we nuguhita uza nawe akazi iwanyu nawe akagira gute kugira ngo mwereke ababyeyi yuko muje kugira gute ariko mama abantu barabanza bakamenyana bakamenyerana iby'irembo bikazaza nyuma none se nk'ibyo ngibyo ngiye ngo ni uburwayi haguruka ugende haguruka umvire hano uriya ni umukozi ese mama kuri mvuze gute haguruka uvuye hano ugende mama toka mama ntago witwaye nk'umubyeyi w'umuntu rwose genda. mbese kuza gusura navuze ngo genda niko nakubwiye aha ngaha ntabwo ari muri rogi ntabwo ariho baza gushakira abakobwa ese ntunakeneye abakwe ntabwo ukeneye abakwe baza bakagusanga hariya bakongera akagaruka hano bakagira gute utigeze wivuga mbere genda abasaza nibo baza kubivuga haguruka ugende genda ibintu ukoze ntabwo ari byo uranze ubundi ngewe ntabwo nkuzi niyo mpamvu ushaka kugenda uje kureba Mutesi umuntu w'umubyeyi wiyubashye ukeye nkawe urakora ibintu nk'ibi ngibi koko uzi ibintu nkore ndacyamubwira genda ye uramaze uca aho ushaka aho inzira yakuzanye aba ariyo nanone wongera kugarukamo genda ahangaha tuzongera duhure oya genda mpura nawe se gute umukwe umeze nkawe ntabwo ngiye nshaka guhura nawe uza kureba umukobwa w'ikigoryi nawe ubwo ni nkawe uri ikigoryi genda biragenda aha bitagenda nabikubwira kandi urabizi ko buri kantu kose nyine ngenda nakubwira si undi wa muntu ukataje activity urabona ibintu ko biri kumbangamira urinda kubikoza none se yakoze ikirungo ejo yari aha ariko urabona yari yamaze gukata tuno gutya nimugoroba rero sinzi ngo ikibazo yahuye nacyo arambwira ati ndaza kuza kubirangiza mu gitondo ihangane nagaruka ubutaha uzamubwira ko ndi kugaya imikorere ye araza kuza kubikora neza kandi urumva nahise mubuza uzi ko twari tumaze iminsi dufite abashyitsi hano bicara aha bagira gute rero kugira ngo wakore kariya kamashini gasakuza n'intuza dasohoya rero njye mfite ikibazo kandi gikomeye icyo kibazo ko tumaranye igihe rwose dushakanye ibyo ngibyo ni ngombwa kubinyibutsa ntabwo mbizi urabizi yuko nubaha abana bawe oya ntukajya uvuga ngo wubaha abana banjye uvuga ngo nubaha abana bacu nubaha abana bacu kuko n'abanjye nawe ngo wenda harimo abatari abawe ariko ubabera nk'umubyeyi ugomba kubabera nk'umubyeyi nibyo ariko harimo imyitwarire urabona iyo abana bakuze iyo bakiri batoya urabayobora ukabagirira gute icyo uvuze bakacyumva bakavuga turi n'umuntu mukuru ariko birimo biragenda bitandukana niyo gutangaza mu minsi iri imbere ubonye hari ibintu bihindutse hano muri ubu rugo bihindutse none ibintu byahinduka mu rugo rwanjye gute ntabizi ubu naza ngasanga inzu bayisize irindi rangi
ritari ryo nasigishijeho ukambwira ngo iryo rangi ryagiyeho gute ngewe ntabizi. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbikubwire. Urabona Mutesi wacu, Mutesi wabona amaze kuba inkumi rwose, sigaye mbona ibintu biri kugenda bihinduka. Gute? Ntabwo ndi kumubwira ngo yumve kubera ko nyine urumva amaze kuba inkumi. Ikindi cya kabiri, wenda tuvuge ndamutumye ngira kuri busheri, umukobwa aragenda akajya kuganira n'abahungu baho hepfo. Nimugoroba wenda naba nicaye nko muri salo, najya nko hanze kumwe ureba abana uti uyu se bimeze bite, reka da se Mutesi agiye hehe, ngo amanutse kuri botike. Natuma abantu najya kumva ngo bati dore yarahagaze aho ku muhanda yari kumwe n'abasore. Avuga se akabyara nk'iyi, yaza namuhana nkamuganya se mwana wanjye reka mukubwire. Mu kanya gatoya abasore baba baguteye inda n'ugushuka ngo yagutwara, ataje ngo twireka hano mu rugo utubwire uti dore uyu nguyu niwe mushuti wanjye, dore uyu nuramuka utwaye inda so azakwica. Ntabwo abyumva, yumva yuko nyine ari ukumubwira nabi. Hari na rimwe nigeze kubimubwira arambwira ngo ari kuri uyu bundi ngo abampana, ariko umwe na Bunyereri hari arambwira ngo ariko ubundi uri abampana ubundi yarambyaye. Ibyo ndabyirengagiza, ndavuga nyine ni umwana, ariko numva bimbabaje kubera ko yarabivuganye n'umukozi. Ubwo rero rwose hari aho bigera ukabona ushaka kugira ngo ubu uretse gatoya kugira ikintu wakongera kumubwira, uri se niwe ugomba kumuhana. Ndabyumva kandi ugomba kugira impungenge nyine nk'umubyeyi. Niba ngo utagize impungenge ntabwo inshingano z'umubyeyi wawe uri kuzikora neza. Ariko se ntabwo twongera tubanze dutekereza, umwana yize primaire yiga segonderi, ubu abantu bose biganye nazajya ahura nabo mu nzu ajya bihora ntabavugishe. Ngaho mva nawe ibintu utangiye, ngaho nyumvira none. Njye niko mbifata, kuko nimba umwana nanjye ukungana uku cyangwa nawe ukungana uku nguku, abantu mwiganye, abantu mwakoranye ahantu runaka, abantu mwagiranye, iyo muhuye mu nzira murahagarara bite mukibukiranya byagenze gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. None se umwana nawe tumureke tumufungira ahantu ntazongere kuvugana n'abantu koko? Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo wowe wenda ushobora gutekereza uti wenda yaragiye umuntu amubona. Ntabwo ari rimwe si kabiri, ngiye kubikubwira bibaye kenshi. Noneho nta nubwo ari ukuvuga ngo ni uwo biganye. Urabona akazungu hariya hepfo kuri botike, uriya bafitanye agakungu. Iyo umutunya cyangwa iyo uvuze ngo wenda tubwe hari igihe ntuma Bunyereri akaba ari Rukamba, akazungura muyobewe ibipinde byagira amagambo. Uribuka abakobwa twigeze kumva yagiye agatera inda b'abana kandi b'abanyeshuri. Uwo ni uwa mbere, nta kibazo. Hanyuma noneho undi wa kabiri ni umuhungu yiga muri universite, aba mu gipangu cyo hepfo yacu hano. Buri munsi nimugoroba niwe baba bari kumwe, yakwinjira niwe reka nkubwire. Nta nubwo yigeze nanamubwiye se uriya muhungu basi waraje uranambwira uti dore uyu ni fiance wanjye cyangwa uyu ni inshuti yanjye, basi ngo mbimenye mbyeme mvuga ngo uriya muhungu n'ubu ni inshuti ye niwe baba bari kumwe. Noneho kunyaragurika buri kanya, kunyaragurika. Uramushaka hano reka da mundi mwanya. Ejo ndi hari igihe nigeze kumuza kujya gusenga, mubuza kujya gusenga kubera iki? Ntabwo yari yabiteguye, ntabwo yari yabimbwiye, ahubwo yari ari kuvugira kuri telefone mu kanya gato arambwira mangu ngiye gusenga. Ndabwo ugiye gusenga ute kandi uzi ko hano dufite n'abashyitsi? Ugiye kujya gusenga gute ko utageze ubitegura mu gitondo ko wabyutse ugakora ibi ukagira ute tukaba turi kumwe, ubiteguye gute? Samuvuze no kujya gusenga ko ndabyemera, tugize abashyitsi sibyo, ariko se abantu bose baba ahangaha umwana umwe avuyemo akavuga ati reka njye gusenga, twebwe wenda kujyayo byatunaniye pe, byaranatunaniye byo ntitwarabeshya n'abantu. Ariko noneho tugize Imana tubonye ujya kudusengera ngo ibyo tubamo byose bitubera amahoro, nabo bashyitsi bakomeze kuza mu rugo, kuko abashyitsi ni umugisha. Nawe tumubuze koko ibyo bintu byaba ndakubwira impungenge mfite nk'umuntu w'umubyeyi w'umumama. Ni byiza pe, wowe uri kumva yuko nta kibazo wo kumva ko ibintu byarahindutse. Abana b'urubyiruko baratubeshya, utabaye maso mu bana bangana kuriya ndakurahiye ibyo bazakutuzanira hano uzabifatisha 6. Ariko se buretse kuvuga nabi sibyo, wihangane nturakare pe. Ariko nanjye nyumva nanjye ikintu ushaka kuvuga, umwana uko ugenda urushaho kumukingirana ahantu, sinshaka gukora ibi, sinshaka gukora ibi, azamera nk'injangwe ukubitiye mu cyumba wagifunze. Nasohoka gato cyane akaguca urwaho gutya agasohoka, none azazana ibintu birushijeho. Ahubwo ikintu twakwiye gukora ni ukumwegera tukamubwira tuti umwana wacu umaze gukura,
ntabwo ukiri umwana, dore umubiri wawe ukora gutya, umubiri wawe ugira gutya, uzibeshya gatoya muri bari abantu ugendana nabo ntubazi abenshi, ntuzi gahunda zabo, ntuzi ikibagenza, uzatuzanira ishyaka. Ahubwo tukamwigisha uburyo ki agomba kubana n'abo bantu, ariko tutamuciye ku nshuti, sibyo? None wagira ngo tuzakoresha ikirori runaka cy'abana bacu, tujye kubona tubona abasaza nabo bicayemo kandi ikirori ari icy'abana. papa mute ndabikubwira wenda ukabifata ukundi ndi kumva ntabwo turi guhuza pe. Oya uhuza none rero ukamwereke reka nkubwire ngambwira njyewe ubu ngubu nta kintu nzongera kumubwira, nashaka azajya agenda igihe icyo ari cyo cyose agarukiye ntacyo agende, ariko uramenye nawe ntuzambwire ngo kuki uyu mwana yize izi ngeso tubana. Umwana iyo atwaye inda bamwita ko ari uwa nyina, ntabwo bakomeza kwita nubwo yitwaga ngo asa na se, bavuga ko asa na nyina, sibyo? Bahita bahindura imvugo bagahita bavuga ko ari ibya nyina. Ndabikubwiye kubera impungenge ifite, ubwo nta kazi kawe. Mwaramuka agize icyaba cyangwa ukabona atangiye kwiga utundi duco tundi, cyangwa akaba muteye inda cyangwa n'ibindi birwara bituruka mu mibonano mpuzabitsina, ntuzavuge ko nta muhannyi ndi umubyeyi. okay, ntabwo nkeka ko ari wo mwanzuro twakakwiye gufata, ahubwo numva umwanzuro twakakwiye gufata ari ukuvuga ngo tumucungire hafi ngewe nawe. Nyine niho namucungiraga, nibyo nakubwira. Yes, ariko wowe ukuntu wahise ubifata, wahise uca iteka yuko umwana arangije kuba ikirara, umwana arangije kunanirana, umwana arangije kujya oya ko guca iteka. Ahubwo reka twebwe turebe tuti ese uyu mwana ko bimeze gutya na gutya twakora iki, ariko nanjye nk'umwanya mbanze mucunge koko ko ngiye nagura namubona muri nibyo. Ariko papa mute uriya mwana ubona yiyororetse gutya, ariko ntago bizi. Ngiwe tubana iminsi myinshi, wowe wagiye ukaza haciye amezi 3, amezi 2, ukwezi, ukicara n'iminsi mikeya wongera ujya kwirangurira ibyawe. Ninjye ubana nawe buri munsi, rero ngiwe ndabazi yakwirori mpuzanira agaki uwe ubiko. Okay, nzanira amata nta kibazo. Okay, yes. Ariko nuko bitima neza. Ziba se kuzirika urambwira ukuntu usigaye ujya kubonana na mama wawe utigeze ugira gute, utigeze ugira niba burize ndakuzirika mami muzirika komeza muhambire cyane hambiriye. Okay, nihombwira sasa mbwira ujya kubonana na mama wawe gusa. Ndi kumbara ni bwoko Daddy, turimo turakina filime, hari agafilime twabonye hariya, turimo turakigana. filime? Yego cyane. Filime muhambira umuntu gutya? Nanjye yari yampambiriye. Seka none se muri nanjye yari yampambiriye. filime yarangiye ntabwo tukirimo. Nanjye yampambiriye. Si ureba ukuntu bihita yoroha kumuzitura ureba? Umva batari mu kintu ngiye sinjye nishaka, sibyo? No muri filime iyo bayishyizemo barabwira ngo ibi ngibi nibyo muri filime, ntabwo ari ngombwa kubikora mu rugo iwanyu. None mwe murahambira umuntu gutya? Oya mubaze mubwire papa wawe. Mubwire filime. Ukaba uri no kurira? Nyine nuko ngo turimo turazirikana, umwe akarira byerekana umuntu uri bubikore neza, twe twateze uyu rero ni ubikoze neza. Nibyo Daddy. None nimba bikoze neza muramuye. Oya dufite ibintu twavuganye turi batatu ntago nk'abadamu. Ese kutavuga. Ese wabimenya? Nyine twari turi gukina filime ngo nahantu bari bayibonye, nyine bari kumwe barimbwira ngo no mu muryango wacu wakinnye filime. Rero nyine twe urumvirwa iyo turi hano hari igihe tuba twakoze n'ibintu byose ugasanga mufite abonoma ahantu hose kujya mushobora kugenda mukajya imbere ya televiziyo mukareba. None gute maze kureba ibintu mwabari bye hariya mukaza kubyapurika ku muntu gutya? Oya natwe sitwe twebikoze se nawe si we wabanjije. Njye wabanjije Daddy. Mutere koko ntacyo vuga. Nose hari ikibazo urabona atararimo arakubwira. Gukubwira papa dore abaguhangayikiye da. Turaje Sisi rada sikaraga filime keza. Shabuze ko ari uwari wa mbere. Ukabwira so. Yuko nakuziritse. Amenyo cyangwa iminwa. Karura. Sorry. Kwasi. Kigera gusa.
ujya kubonana na mama wawe ese umwuka mbanze mufashe ugera hano ujya ku ruhande gicu reka nkubaze ujya kubonana na mama wawe gute uzi ukuntu mama wawe yagutaye ufite amezi angahe barimo baratugambanira kutwica amane ukuri kumara ntabwo ari njye wamamagaye pe hanyuma kuba wagiye ukabonana nawe na ya mafaranga umwana wanjye yabuze ubwo ndabizi yuko ari we wahise uyafata ukayamufira ni we yahaye mama urabizi ko mbakunda pe nta kintu kibi nabakorera nta nubwo yaraje gukora iki sasa nanabagambanira yaraje gukora iki njyewe nari mvuye guhaha mura nawe vuga buhoro usenge mu gicucu nari mvuye guhaha mura nawe arimo aramanuka arangije arambaza ngo n'ubu ngubu ntabwo uremera ko ari ngo ndi mama wawe urabizi ko ngufata nka mama wanjye ni ukuri kw'Imana ntabwo nabagambanira pe reka nkubwire ese undi papa yaje ryari wanyereka ibyo ngibyo ndakubita reba amaboko yabyimbye aramaze Daddy yes daddy seri genda I'm coming daddy isokaza mu gihugu gicucu umva seka cyangwa amatwi nyace seka seka